tutabitewe no guhirimbana kwacu, tutabitewe n'imbaraga twashizemo, tutabitewe n'ubwenge bwacu, tutabitewe n'uko twashatse Imana, ahubwo kubera ko tuzi neza ko ari wowe wadukunze mbere ukadutoranya ukadukuruza ineza yawe ukatwiyegereza Kristo. Turagushimira urwo rukundo, turagushimira ubwo buntu twagize, turagushimira izo mbabazi, turagushimira umucyo ari wowe wadukuye mu mwijima w'icuraburindi aho twari tubohewe n'umwanzi. Turagushimiye Mwami ko tubohoreye ubugingo, turagushimira Mwami ko tubohoye, muri wowe turakomeye ntitunyeganyezwa, muri wowe Mwami turatsinda, muri wowe Kristo turiho tuzabaho. Imana ishimwe muri wowe Yesu, amazina ushera n'imbuto muri wowe. Turagushimira Kristo, uhimbazwe 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 uhimbazwe. Henasa idodosa ibimoge tusarela. Turagushimira turagushimira ibyo buntu, turagushimira izo mbabazi, turagushimira ayo mahoro, turagushimira agakiza twaboneye muri wowe. Ni wowe nkingi twegamira twumva dukomeye, ni wowe byiringiro bidakoze isoni, ni wowe buhungiro buzima bunahungira mu karakomeye. Muri wowe dufite umutekano, muri wowe ni ubwoba bwije, muri wowe Kristo. Elasa idodosa shakobe sayena defa inimogre tosinima. Imana ishimwe, turagushimira Kristo, turagushimira Mwami ko tweresheje amaraso yawe abazima tukezwa tugacya tukura ku rubanza. Imana ishimwe, turagushimira Kristo amaraso ya Kristo mbazwe Mwami. Haleluya 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 haleluya. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. For in the name of Jesus we have prayed. Amen, amen. Hallelujah. My God. Amen, amen, amen. Uyu Yesu ko aryoshye. Ndabarahiye. Imana ibahereza umugisha cyane kubwo kuzinduka. Mwazindutse ndabakunze cyane, ndabakire mu izina rya Yesu Kristo. Mwe mwageze hano kuri iyi platform dusuhuzanye cyane. Shaho microphone utitaye ku wundi muntu uri buze kuyifungura, dusuhuzanye tuvuge ngo amen, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Senta brantos rakushe karadadaba. Nawe dusuhuzanye, nawe Gerard, wowe bite byawe ko ntakumva? Niko ufite inema we, ufite Imana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Niko yema we ko ntakumva nawe beta. Ngende mbavuga mu mazina sha. Hallelujah, hallelujah. Niko uje neza Faustine, nawe tuyishime Angelique, namwe mbavuge. Hallelujah, Nawe Divine, hallelujah. nawe Ihozo utete, nawe mbavuge, nawe Kamanzi koko. Zile bro rakol mongale nawe bene Imana Emmanuel. nengelebo Shataladadaba eko sharamando lantala brakush. Nawe byukusenge pegise nawe ngusuhuza. Ya. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Nawe pegise kandi nongere nguhamagare ariko Nyagasani niko. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mvukuno Peter ari kudusuhuza VIP. Oh, hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Ndabishimiye cyane, ndabakunze cyane. Turanezerewe cyane kubana namwe muri uyu mugoroba.
mwebwe turi kumwe hano kuri iyi platform, namwe mudukurikiye live kuri YouTube, turabakiriye cyane, mwiyumve ikaze, turabakunze, turabakunda cyane. Ndizera cyane nashidikanya ko uyu mugoroba tugiye kugirana ibihe byiza byo gusenga ndetse no kumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi niza akantu ndi gusoma ndi no kumva ijambo ry'Imana, namenye ko spirits zacu ntabwo zikura, ahubwo mind zacu nizo zikura. Mindset. Spirits zacu zamaze gukura already kuko zaravutse, ahubwo mind zacu nizo zikura kuko tuva ku mitekerereze iciriritse tugakura tukajya ku mitekerereze yo hejuru cyane, yumva Kristo mu byanditswe, yumva ibintu byose ari Kristo, yumva Kristo, ibintu bitari Kristo tukagenda tubijonjoramo tukabishyira ku ruhande. Mind zaze gukura, niho rya jambo twari turi kwigaho bwashize muri ya masengesho rivuga ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuza bageze kugakiza. Imana ishimwe cyane ko ahangaha buri munsi tuza kunywa ku mata y'umwuka, tugenda dukura, mind zacu zikura. Hallelujah, thank you Jesus. Turashimira Imana cyane kubw'uyu munsi rero ko nanone yaduteguriye uyu munsi kugira ngo tunezererwemo. Turakwakiriye mama Apostle, nakubonye watera hallelujah cyane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Jesus. Thank you so much. Amen. 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 Mama turakwishimiye cyane kandi turakwakiriye, n'umubyeyi wuzuye ubuntu bw'Imana. My goodness, mbifurije kuzamurarika muri ya fellowship y'abagore n'abakobwa. Ndabizi muzaryoherwa, uyu mubyeyi yuzuye ubuntu bw'Imana pe. Twakwakiriye Apostle, twagusuje cyane, ndaza kukwakira the same time. Hanyuma niwe uraza kutuganiza uyu munsi. Ntabwo nshaka ko dufata umwanya munini cyane, reka nakire Clarisse, dushima Imana, mama Gaju, hanyuma atuyobore mu mwanya mutoya wo kuramya no guhimbaza Imana, hanyuma aze no guhita ashimira Imana kubw'ubuzima bw'umukozi w'Imana tugiye kumva uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Amen. Mwarahezagiwe cyane, dukomere Imana amashyi cyane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Uko Mose yamanitse inzoka ku giti, abarembejwe bakayireba, bagakira ururibwe bakaba bazima kubw'imbabazi z'Uwiteka. Niko na Yesu yatumanikiwe ku musaraba kera, tumurebe tumwiringire. Naho warirukicuza ukanababara, ntibyariho ibicumuro byawe. Dore impongano ikwiriye ibyaha wakoze, n'amaraso ya Yesu masa. Reba wizere uwakuba biwarakurokora. Reba ku musaraba, yagukirishije ya mibyimba yagize, ni nawe gukiranuka kwawe. Yakubeshejeho wari uwo kurimbuka, wakira
reba wizere Yesu gatagipfa tuzabanaho nawe reba reba kumusaraba. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu gatagipfa tuzabanaho nawe. Amen. Imana ishimwe ko Kristo atagipfa, kandi Kristo utagipfa ni uwacu. Imana ishimye. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe Imana yungiyemo natwe ntiyaba ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe Imana yungiyemo natwe ntiyaba ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Hashimwe Yesu watwunze n'Imana hahimbazwe Yesu watwunze n'Imana. Haleluya, hashimwe Yesu watwunze n'Imana, kandi hahimbazwe Yesu watwunze n'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nemo glorify. Imana ishimye. Haleluya. Amen, amen. Narindi zina twahawe ryo gukirizwamo atari izina rya Yesu. Ni izina rikomeye ridashidikanywaho mw'ijuru no mw'isi. Narindi zina twahawe ryo gukirizwamo atari izina rya Yesu. Ni izina rikomeye ridashidikanywaho mw'ijuru no mw'isi. Amazina y'abakomeye aribagirana, Yesu nshuti yanjye ahimbazwe. Rwose ari ku ngoma, n'izina risumba ayandi ab'isi batamenye. Yesu soko y'amazi amara inyota, Kristo nzira y'ubugingo, ubugingo bw'iteka, azatugeza mw'ijuru.
n'izina risumba ayandi ab'isi batamenye. Yesu soko y'amazi amara inyota, Kristo nzira y'ubugingo, ubugingo bw'iteka, azatugeza mu ijuru. Oh, azatugeza mu ijuru. Muhumura azatugeza mu ijuru. Turagushimiye mwami, turagushimiye Kristo, turagushimiye ko watwimenyesheje, turagushimiye ko watwihishuriye, turagushimiye Kristo ko ari wowe nzira y'ubugingo, turagushimiye mwami ko ari wowe nzira yonyine izatugeza mu ijuru. Kandi iyo nzira ntago tukiyibaririza, ntago tugikabakaba nk'abagendera mu mwijima, kubera ko wemeye kutubera umucyo. Haleluya, turagushimira ko natwe twinjiye mu mucyo, tukinjira mu mucyo w'itangaza tuvuye mu mwijima w'icuraburindi. Ntabwo imbaraga zacu zari gushobora kutwinjiza aho ngaho. Turagushimira ko waduhisemo, haleluya, ukadutoranya, ukaduhamagara umuhamagaro mwiza, ukadukuruza ineza yawe, ukatwiyegereza, ukavuga ngo sinkibita abagaragu. Haleluya, muri wowe twarabatutse. Imana ishimwe, turagushimiye uyu mugoroba mwiza uduhaye. Turagushimira mwami, urukundo dukunda rusumba uko twaruvuga. Urukundo wadukunze ni rwinshi, urukundo wadukunze rwatumye natwe twibona mu mubare w'abana bawe. Kubwa kavukire zacu niko Pawulo yavuze, aravuga ngo twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi. Haleluya, ariko kuko uri umutunzi w'imbabazi wa Mana we, waduhinduranye bazima na Kristo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hanyuma tuzurana nawe, utwicazanya nawe mu ijuru. Turagushimira mwami, urwo rukundo ni rwinshi, urwo rukundo rusumba uko twaruvuga, urwo rukundo rusumba uko twarutekereza, urwo rukundo rukubiyemo ibintu byose. Muri urwo rukundo nta kintu cyasigaye inyuma, muri urwo rukundo waduhaye ibikuzuye. Turabigushimiye mwami. Nanone tugiye kumva ijambo ryawe, nanone tugiye kumva ineza n'ubuntu busaga twagiriwe muri Kristo. Turagushimira ko uduhaye aya mahirwe mwami, turagushimira ko wakuhamagaye abangana gutya kugira ngo baboneke muri uyu mwanya mwiza wo kumva ibyo tutakumva ahandi, wo kumva ibitabwirwa bisi. Haleluya, turagushimiye mwami, turagushimiye. Turasabye kugira ngo iyi mitima yacu ihugukire kugundira ijambo ryawe, ihugukire kurushaho kumurikirwa naryo, ihugukire kurushaho gutera intambwe ijya imbere. Umuntu wese ugiye kumva ureke agundire mu izina rya Kristo, uburyo butuma tuba abagabo nyabagabo bazashobora no kubibwira abandi, bityo ubutumwa bwawe bukamamara tukagera i Yudaya n'i Samariya no ku mpera y'isi nk'uko inshingano nkuru wadusigiye imeze. Ngaho tubashishe kuba maso muri uyu mwanya mu izina rya Yesu, kugira ngo hatagira kunyagwa cyangwa gucikwa n'iby'umumaro muri uyu mwanya mwiza uduhaye. Kandi ugiye kuyobora uyu mwanya, ugiye kutwigisha, umugabura w'ijambo ryawe, turabizi neza ko usanzwe ubana nawe, usanzwe umukoresha. Saha ngaha gusa, hari n'ahandi henshi umukoresha uzanamukoresha. Turasabye rero ngo n'ubundi umuyoboro wawe muri we uboneze, kugira ngo nabumbura umunwa turushaho kumva Imana muri we. Urakoze mwami, kumvishe gusenga kandi ukaba uri kumwe natwe kuza kugeza igihe turi busoreze. Byose tubyatse Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, Amen, amen. amen. Twakwakiriye Apostle, turakwishimiye cyane. Umugisha cyane. Ni karibu Apostle. Oh, hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Amen. 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 Wow, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri beza kandi murasa na so mu mwuka ndetse hose mu izina rya Yesu, kuko mwabyawe n'Imana
Bibiliya iravuga ngo uko ari natwe niko turi. Turashima Imana kubw'umugoroba mwiza Imana iduhaye, dushimira kandi ubuyobozi bw'iyi gurupe bukomeza kutugirira icyizere kugira ngo tugire umumaro muri iki gihe cyo kugira ngo abantu b'Imana bakomeze kubakwa. Ni umugisha ukomeye rero, tubashyize mu icyubahiro mu izina rya Yesu. Muranyemerera duhite tujya straight in the word, kubera ko ndumva mfite ibintu bisa n'aho ari byinshi ariko si cyane turi buganireho kugira ngo tuze gukoresha umwanya wacu neza. Wadufashije mu kuramya, wow, ni byiza cyane. Imana iguhe umugisha. Indirimbo zitwerekeye zivuga ibyacu, kubera yuko indirimbo ya kuramya nabwo ni ubutumwa bwiza ariko buririmbwe. So rero turashima Imana ku bwa dushima Imana, ndetse turashima Imana no ku bandi batangiye basenga. Muri umugisha mwese, buri muntu wese ugize icyo akora muri iyi service, nawe kuba waparticipe ukaza ukaba ugiye gufata umwanya kugira ngo wumve. Ndagusengeye kugira ngo umutima wawe ufunguke kandi ushobore kwakira bimwe mu bintu bifasha umwizera kugira ngo yige cyangwa se yunguke, nuko aba mu mwanya in the place where he is or she is ready to unlearn and to relearn. So iyo uri ahantu uri mu mwanya witeguye kugira ibyo usiga no kugira ibindi wiga, ni umwanya mwiza cyane. Ariko kandi hari abandi bantu baba bararukinze akavuga ati nahangaha ni ibi ngibi, niba atari ibi nta bindi. Ugasanga rimwe na rimwe aragorana, ugerageza kumwigisha ukamwereka ibyanditswe ariko akagumana iby'amatradisiyoneri n'ibyo yigishijwe kera. Niba mwajya bavuga ngo mugume uko mwari mumeze mugihamagarwa. So mu materaniro rero nk'aya ngaya aba harimo abantu benshi bagiye batandukanye, ariko turasenga kugira ngo umutima w'Imana ugereho kandi nawe ugire umutima woroshye ushobora kwiga no kwakira mu izina rya Yesu. Uyu munsi ngiriye umugisha wo gutangira iyi seri tugiye kwiganaho ibyumweru ntazi uko bingana, n'abandi bakozi b'Imana batandukanye, tuvuga ku gusenga mu isezerano rishya. Uyu munsi muraza kunyemerera mere nk'ukora foundation, ariko kandi turebe ibintu uko bimeze muri Bibiliya. Ahari wenda hagira uhumuka amaso uyu mugoroba akamenya realite ku bijyanye n'amasengesho, kuko ni ingenzi. Abantu benshi gusenga kwabo babikomora cyangwa se bituruka ku gitekerezo cyaremwe n'idini, igitekerezo cyazanywe n'idini, cyazanywe n'umuco, cyangwa se cyazanywe n'ubuzima umuntu yagiye avukiramo ku giti cye. Vuga ngo gusenga kw'abantu benshi kwagiye kuremwa cyangwa se kubaho, ariko igitekerezo cy'uko gusenga kikaba cyarakomotse ku idini maybe yavukiyemo cyangwa yajoyininze nyuma, kikaba cyarakomotse ku umuco we naho yavukiye, then n'ubuzima, level y'ubuzima cyangwa icyo twakita imibereho umuntu yagiye akuriramo cyangwa se anabayemo kugeza uyu munsi. Abenshi 80% ntabwo ari icyegeranyo cyakozwe, ndabitekereza ko abantu basenga, ariko igitekerezo cyo gusenga kwabo kikaba gikomoka mu madini, mu muryango bavukiyemo, mu muco cyangwa se mu buzima babayemo. Niyo mpamvu usanga imisengere yabo igiye itandukanye, ariko ugasanga ntabwo ari ikintu, ntabwo ari igitekerezo cyavuye mu kirere, ahubwo ni igitekerezo cyakomotse kuri ibyo bintu mvuze, abizi cyangwa atabizi. Aho niho haziramo icyo twita imitation, wigana uko abandi basenga, wakuze usanga basenga iwanyu nawe utangira kujya usenga. Njya nkunda kubona abana kuri YouTube ndetse no kuri za social media barimo ngo bavuga ijambo ry'Imana, ngo barimo basenga,
ugasanga umwana ateruye ijwi arimo arasenga, ariko wakumva imisengero ari gusengamo ugasanga ni idea y'aho mama we asengera n'aho yakuriye. Ntabwo ari ibintu actually biri kuva mu mutima we, ntabwo ari ibintu bye, ahubwo uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 6, 5, uyu muhungu w'imyaka 8, uburyo arimo gusengamo, he is or she is imitating the mother or the father. Mwamuzumva nk'akana gatangiye ngo mwami Imana yacu, ngo haleluya, ngo amina, ngo uyu munsi wa none ngo tuje imbere yawe, ngo mwami Imana, akavuga amagambo yangiza ngo ntitugutota amagambo nka gutegeka, ahubwo turakwinginze. Ibi bintu byose ari kuvuga ni idea yakomoye mu idini aho yakuriye. Sometimes arabikorana bigahinduka isengesho rye, ndaza kwibanda cyane hano iwacu mu barokore, tutaza kujya mu yandi madini agiye atandukanye, abantu bakuriye naho bari uyu munsi. Ugasanga kandi ubuzima umuntu akuriyemo nabwo bushobora guforma uburyo bw'imisengere, kubera ko ari oppressed by life, ubuzima bumukandamije, ubuzima bumubujije amahwemo, ntabwo ari kubona icyo arya, ntabwo ari kubona ubuzima buhagije ashaka cyangwa yifuza. Ugasanga bimuteye kujya ahantu akavuga amagambo y'akababaro, hanyuma akayita amasengesho. Actually abantu benshi ayo magambo nayo bayita amasengesho yo kubwira Imana, Mana ibiki, noneho babihaye amazina, gutabaza Imana, ijoro ryo gutabaza Imana, icyumweru cyo gutabaza Imana, imisozi bayita zabanguka ngo utabare. Ni ukuvuga ngo ubuzima kurimo mvuga icyiciro cy'ibihugu, uko ibihugu bigenda bishyirwa mu byiciro cyo twita third world countries, like Rwanda n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afurika biri muri third world country, byita ni urugendo rw'iterambere, ariko actually baba baradushyize mu cyiciro cy'abantu cy'ibihugu bikennye. So bitewe no kuvukira muri ibyo bihugu, ugasanga umuntu ubuzima yavukiyemo uforumye uburyo bw'imisengere, hanyuma tukabyita ko nakari ugusenga, ariko ugasanga mu by'ukuri amasengesho ahubwo ni ubuzima abantu bakuriyemo babayemo uforuma iyo misengere. Kuko igituma mvuga gutyo nuko iyo ugiye ahandi nk'umuntu usengera ibiryo, n'urugero usengera ibiryo ndetse n'Imana yavugira muri mugenzi we ikamusezeranya ibiryo, ngo ndakubwiye ngo uzarya uhage, dore amafiriti uzayarya uhage, uzajya ushyira inyama muri firigo uzirye uzihage. Aba bantu ubahuje n'undi muntu wavukiye mu kindi gihugu, first world country, aho batifuza inyama n'amafiriti, batazi ko habaho n'inzara, ntabwo kuri we iryo sengesho ribaho. Kuri we iryo sengesho ntabwo ribaho, ntabwo ryexistinga. So rimwe na rimwe rero bidusaba kugira ngo tuze turebe the common, icyo twita common, icyo duhurira. Kuko niba ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ari ububwirizwa abantu bose, ari equalizer, ngo umukire arabukeneye n'umukene arabukeneye. So niba ubutumwa bwiza bukenerwa na bose, abo muri first world country n'abo muri third world country, bose bakaba bakeneye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bose bakaba bakeneye inkuru nziza y'Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Bivuga ngo n'ibindi byose bifatanye n'icyo gikorwa, harimo kuramya ndetse no gusenga, byose bigomba gukorwa mu buryo bungana cyangwa se bumwe buhuje. Ari abantu muri iyi si, mvuge ko ari abakozi b'Imana, mvuge ko ari insengero, haramutse habayeho uburyo cyangwa se imikorere mu buryo bumwe cyangwa ubundi butuma buri muntu wese agira ibimuhagije mu buzima, akagira ibyo kurya bihagije, akagira imodoka, akagira inzu ye, akagira akazi keza, akaba ashoboye kwita ku bana be n'umuryango we,
akaba ari satisfait bihagije, basanga igihugu cyose kimeze uko. Abantu benshi uyu munsi bafite insengero bahita bafunga, abahanuzi n'abakozi b'Imana bahita basubira inyuma, akazi kabo kakarangira, kubera yuko ibyo bavuga n'amasengesho yabo byose bishingiye kuri misfortune, bishingiye ku bukene bw'abantu n'ibibazo by'abantu. Niyo ngo ministry bazubatse ku bibazo by'abantu, bazubaka ku ngorane z'abantu no muri kategori. Ngo ministry yose ugasanga naho yubatse, ubuhanuzi bwose ugasanga naho bwubakiye, kubera yuko ufite icyo ukeneye kandi ukaba ufite irari ryo ku rwego rwo hejuru rwo kugira ngo ukibone. Umuhanuzi agatekinga advantage kugusezeranya ko icyo kintu kije, hanyuma kandi akagusaba ituro, hanyuma bivuga ngo uramutse ugeze ahantu utagikeneye ikintu icyo ari cyo cyose, ministry ye yabirangiye. Niyo mpamvu abantu tubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, amatorero menshi n'amakanisa menshi n'abashumba benshi bararwana. Ntabwo ari uko batumva ko ari ukuri, ntabwo ari uko batabona ko ari ijambo ry'Imana, ahubwo bagira ubwoba bw'uko business zabo zigiye kugwa, kubera ko mu gutera abantu ubwoba bababwira ko bakiboshye niho banyura bakabamanipulatinga, kubabwira yuko hari icyo bakibura mu buzima bwabo niho banyura kugira ngo bababwire ngo bagomba kugira icyo bakora kugira ngo babone icyo babura. So rero igihe cyose ubwiriza ubutumwa bwa Yesu Kristo, ukavuga umwuzuro twaboneye muri Kristo Yesu, ukavuga ko twuzuriye muri we nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko yadushize hejuru y'ubwami bwose, above all principalities and powers, nta mbaraga zigufiteho ububasha, uri umwana w'Imana, ufite ubushobozi, uri hejuru ya byose. Ibiremwa byose byaremwe n'Imana, wamaze kuba hejuru. Uwo mwanya utangirira, hari umukozi w'Imana umwe twaganiraga mu minsi ishize, arambwira ati hari umukozi w'Imana umwe muri Kigali ufite urusengero rwose ruzwi, ambwira ko yari afite umushuti we wakoraga muri finance. Aravuga ati aha hantu uyu muntu yamuhaye amakuru, aramubwira ngo buri kwezi hari abantu nibura 3 cyangwa 4 bazana icya 10 bagihereza uwo mushumba, bafite amaduka n'amakampani muri za Dubai no mu mahanga no mu Rwanda hose. Ugasanga nibura muri $500 million, muri miliyoni 500 300, aba bantu bonyine bakeya. So no kuvuga ngo niba aba bantu batanga icya 10 kubera ko babwiwe yuko nutagitanga ng'indyanyi zizaza zinjire mu byawe zibirye zibimare, akaba ari cyo gituma batanga ayo mafaranga. Hanyuma ukajya kubwira uriya muntu uti nta ndyanyi zihari muri New Covenant, we are blessed. Ntago dukora kugira ngo tutagira imivumo, dukora kuko twahezagiwe, dukora kuko twahawe umugisha n'Imana, nta pourcentage ihari. Akumva ko nubivuga uriya muntu atazongera gutanga icya 10 muri izo miliyoni 300 bamuhaye cyangwa 200, ntago kwishyura miliyoni 10 byamunanira, agakodesha umuntu wa sniper akakumanura kuri etage. Ntago byamunanira, yabikora. Kubera iki? Turimo turabibona muri iyi minsi. Mwabonye bita Charlie wo muri Amerika, biciye kuri stage, bakodesha sniper aramwica. So nukuvuga ngo igihe cyose tuvuga umuntu w'Imana, tuvuga ukuri kw'Imana, abungukira mu kinyoma. Umuhanuzi uraho ngaho muri inbox yawe wowe uza akakubwira ngo barababeshya, ibyo bababwira ngo dore ngo reality y'ubuzima ni ngiyi, nta kindi kintu agushakaho, arashaka kunyura inyuma akakubwira ko hari ibiki kuboshye, akakwaka ituro, ubundi nta numara kurimo ntacyo muzamugipfana. Ntiyitaye ku mikurire yawe, wakura utakura, nta actually mu kudakura kwawe niho yungukira. So ngarutere kuri topic yacu, kuri uko ubutumwa bwiza bufite common ground cyangwa ahantu buhurira, ko bukenerwa n'abantu bose, ko iyo umuntu abwiriza ubutumwa bwiza akaba abwiriza Kristo, itorero ririmo Elon Musk, aho Elon Musk yicaye,
aho Mark Zuckerberg bamwita mu kingu wa Facebook afite n'amazina agoranye bamwita Mark Zuckerberg aho yicaye na Elon Musk iteraniro bicayemo umuntu ubwiriza ubutumwa bwiza yagenda akabwiriza ntabwo bafite akanabakonfrontinga akababwira yuko ari abakene ari abatindi nkuko bivugwa muri Revelation 3 ngo utekereza ko uri umukire ufite byose ariko ntuzi ko uri umutindi wo kubabarirwa. Ababwiriza ubutumwa akababwira uburyo bakeneye Kristo bagapfukama ku maguru yabo ku mavi yabo bakakira Kristo bakakira umunezero kubera yuko ubutumwa bwiza ntabwo burobanura ngo uyu ni umukene ngo uyu ni umukire n'umukene arabukeneye nawe arabukeneye. Naho mpamvu n'amasengesho rero yo gusenga ikwiye kuba common, ikwiye kuva mu kintu twese twemeranyaho kivuye mu ijambo ry'Imana tugendeye kuri Bibiliya tutagendeye ku tradition n'imico yacu n'amadini twakuriyemo hanyuma tukareba ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu giye nyuma kwizera ubutumwa bwiza habayeho gusenyuka kwa systeme imisengere nasengagamo kera imisengere ntari nziyo yavuye ariko nisanzemo kuko nasanze n'ubundi yaremwe muri jewe n'idini biba ngombwa yuko nica ibanza gusenyuka yose. Actually reka babwiza ukuri namaze nk'amezi 3 yose ntazi ibyo gusenga niyicarira gusa asoma ijambo ry'Imana nkamedita ubundi nkiryamira none igitangaje kabaho ubuhamya mbere yuko nizera ubutumwa bwiza nakoreraga Imana narifite church narifite abantu nsengera twahuraga mu ntambara z'umwuka spiritual warfare tuzabivuganaho nifasha muri tuzaho tubivugaho ariko kandi naryama kandi namaze gusenga nanone kandi nkinjira mu zindi ntambara z'umwuka mu isi y'umwuka ugasanga I am struggling even in the spirit when I'm sleeping ntabwo nduhuka nkomeza kurwana intambara kandi already nazirwanaga no mu buzima busanzwe ariko maze kwizera ubutumwa bwiza nkajya nsoma ijambo ry'Imana nkumva ndanezerewe nkamedita ndiryamira nasenze naryamaga neza nk'akabebe rimwe nkavuga mu ndimi gusa nkiryamira nkaryama nk'akabebe singire attack iyo ariyo yose singire any disturbance ikindi stabinga mu bitotsi byanjye nkaruhuka ariko nyuma yaho ntangira kugenda niga another way of praying in the new covenant uburyo bwo gusenga rishya ko atari ugusaba atari ukurwana nk'urwana intambara ahubwo ari ugusabana na data wamaze kukubyara uwo wamaze kumenya. So gusenga mu isezerano rishya ni ugusabana. It is a fellowship. Now reka dusubire inyuma gatoya tugire ibintu tuganiraho muraza kumfasha aho muri tuganire twese tugendeye ku ijambo ry'Imana cyane cyane isezerano rya kera. Urebye abantu bagisenga uburyo basengagamo turabisobanura turebe n'intego n'impamvu yatuma basenga ariko reka tubanze turebe Imana irema ijuru n'isi itunganya ibintu byose ibishyira mu isi uko yabishyizemo uko tubibona mu itangira igice cyaho cya mbere Imana irema. Hanyuma tukareba na idea z'abantu benshi basenga uyu munsi. Ndagira ngo ntabwo nikuze kuvuga ko ari pourcentage yose ariko neza abantu bamaze kumenya no kwiyumvisa ko amasengesho gusenga ari means ari uburyo bubajyana mu gusaba cyangwa se mubinjiza mu gusaba ibyo bakeneye mu buzima.
noneho kubera kubimenya muri ubwo buryo indirimbo bahimba zibameze uko, ibintu byose no kwigisha bigisha usanga kwigisha kwabo nabwo ari means ijyana ku ruhande, aho umuntu atangira kuvuga uburyo Imana izagutabara. Yavuze ngo Imana izagutabara, ukuva abantu baravuze ngo amen, ugiye mu ntekerezo zabo uwo mwanya ushobora gusanga buri muntu wese afite icyo yumvise ariko kijyanye n'amafaranga, kijyanye no gukora n'abanzi, kijyanye no gutera imbere, kijyanye no kwimuka mu nzu mbi, kijyanye no kubona poromosiyo ku kazi, kijyanye no gushaka umugabo, kijyanye no kubyara umwana yasabaga, kijyanye no kujya kurangura mu Bushinwa, kijyanye no kujya kwiga mu mahanga, kijyanye no kujya muri Amerika. Uko umuntu avuze ngo humura Imana izagutabara, icyo cyonyine gihita gitrigaringa desires ziri mu buzima bw'abantu zose wazigenzura ugasanga zose they are mean mu buryo se iherezo ryabwo ni muri materialism, mu bintu bifatika ibi ngibi tubona mu isi. Iyo bavuze ngo tegereza isezerano ry'Imana ngo naho ryatinda ariko rizasohora, imitima y'abantu 99% ibyita kiza mu buzima bwabo ni bya bindi ngo umuhanuzi yamuhanuriye ngo uzakora ubukwe ngo bugutunguye. Ubukwe bugutunguye sinzi niba baba bameze bute, niba ari umuntu gupropose ngo munsi nimugora mukajya gukora ubukwe ngo Imana igukoreye ubukwe ngo butunguranye ubukwe bwihuse ndabinginze nimuzakora ubukwe bwihuse mwakabyara ubukwe bwihuse. So uwo mwanya yavuze ngo humura ngo Imana yavuze ngo nikijya gitinda ngo kizaba, umuntu agahita atekereza ibyo uwo mwanya. So mind z'abantu zarononekaye ku rwego rw'uko uko basenga, ibyo bigisha ndetse n'abumva bose bafite ibyo bahurizaho, the common idea of the prayer songs and the preachings byose bibageza kuri bibageza kuri end y'ibintu by'ubuzima busanzwe byo guhindura amateka, ngo Imana izaguhindura amateka. Ibyo byose ugasanga niho bikuganisha, iyo bateranye ngo bavuge ngo kuri revival baba bavuga ngo revival ngo revival ngo izaza ngo ahantu hose. Actually ibyo kubwiriza ubutumwa ntibanabitindeho ngo revival muri business yawe, ngo revival ahantu hose. No, igihe cyose ugasanga barimo baratwara hariya by'ubuzima busanzwe. Uyu munsi batangira ibyo bise ubutumwa bwiza, bahita binjira muri icyo ngicyo, ugasanga babwiriza ngwino wakire Yesu akugire neza, ahindura ubuzima, abatanga ubuhamya. Nabaga mu nzu y'icyumba kimwe, mba mu nzu y'ibyumba 5, amasengesho amafi ntabeshya, maviology, kujya ku mavi gusenga Imana igahindura ubuzima bwawe. Nagendeshaga ibirenge kuva Kimironko nkajya Nyabugogo, ariko ubu nsigaye nitwara. Ugasanga idea y'amashimwe yose naho ngaho biganisha. So ugasanga rero rimwe na rimwe biragoye kugiraho gutangira kwigisha gusenga mu isezerano rishya abantu bataramenya ko ibyo bintu byose basengera bahangayikira ari ikimenyetso cyo kugwa k'umuntu. Ni ikimenyetso cyo kugwa k'umuntu. Usomye Itangiriro usanga Imana yararemye isi n'ibirimo byose mbere yuko irema Adamu. Imana ni plana mwiza, ni plana w'umuhanga. Ntabwo yaremye umuntu hanyuma kumushyiraho gusa imubwira uti icyo uzajya ukenera jya umbwira. Yabanje kurema ibyo umuntu azakenera n'ibyo atatekereza ko azakenera uwo mwanya, ibyo azakenera mu myaka 5000 izaza, byose Imana irabirema, imakinga sure yuko bihagije rwose. Irangije irema umuntu,
imushyira muri ibyo bintu yamaze gutunganya. Hari umuririmbyi waririmbye ngo mbere yuko Imana irema Adamu yabanje kumuremera Edeni. Yabanje kumuremera Edeni. Imana yabanje kurema isi, the planet full of plants, ishyiramo ibimera byose, uburyo bwa agriculture, minerals, technological means, uburyo bwose ibyo umuntu yari akeneye icyo gihe n'ibyo atarazi kazakenera byose ibishyira aho ngaho. Ibangije umuntu imuha mind ihagije yo kugira ngo abashe kudevelopa ibyo bintu byose ahawe. Niyo mu nshinga Imana yahaye umuntu, yaramubwiye ngo iramubwira ngo ayiteho, ayirinde, ayihingire. Ngo yamuhaye ubushobozi bwo kwita kuri ibyo Imana yari imaze kurema. Itangiriro 2:7 kugeza kwa 9 aravuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekiramo umuzuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yari. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Ngo Imana mu kurema yaremye ibintu byose umuntu azakenera, ibintu byose umuntu azakenera byose atabona kimwe. Dawidi yaravuze muri Zaburi 115:16 aravuga ngo ijuru ni iry'Uwiteka ariko isi yayihaye abantu. Ijuru ni iry'Uwiteka ariko isi yayihaye abantu. So Imana mu gushyira umuntu mu isi, nyuma yuko imaze kureba ibintu byose, yamugize manager, yamuhaye ibintu byose. Imana ishimwe cyane. Nta na kimwe Imana itahaye umuntu. Imuha ubwenge kugira ngo abashe kubikorera no kubirinda. Hari amatekinoloji uyu munsi tubona agezweho. I have computer imbere yanjye, hari amatelefone, gadgets izo muri gukoresha, amateleviziyo, indege, ibintu byose mubona bya tekinoloji bihari uyu munsi ntago ari ibyavumbuwe bishyashya hanze y'isi Imana yaremye, ahubwo ibikoresho byakoze izi tekinoloji n'ubundi byari bihari mu iremwa ry'isi. In the beginning, igihe Imana yaremaga isi igashyiramo ibintu byose, niho yashyiriyemo n'ibikoresho byakoze iyi computer, byakoze iyo internet uri gukoresha, byakoze ayo matara ucanye mu cyumba byose. Nubwo umuntu yiha credit, akiha credit ko yabikoze, akiha credit ko yabivumbuye, bakanyana n'abana bavuga ngo nibo babivumbuye, ariko ibikoresho byabikoze byose byakozwe byaremwe n'Imana mu itangiriro. So ngo Imana yashyize mu isi ibintu bihagije umuntu iteka ryose. Ntabwo ibintu Imana yashyize mu isi ari bike. Imana yashyize mu isi ibintu byinshi byahagije ba sogokuruza, bihagije twebwe, bizahaza abana n'abuzukuru bacu, ntawe uzagira icyo akena, kubera ko ibintu Imana yashyize mu isi birahagije. Ndagira ngo munyumve neza. So aya masengesho rero asaba amafaranga, asaba amazi, asaba visa, asaba amashuri, ni idea akenshi yashibutse ku bihugu twavukiyemo, bitewe nuko umuntu amaze guhabwa byose yahawe. Munyumve neza akantu ngiye kuvuga. Umuntu amaze guhabwa ibi bintu byose yahawe, yabihawe atagomba kugira icyo abura.
yabihawe agomba kuba manager, ariko idea yo kuba owner, idea yo kugira ngo abe owner, abe nyirabyo, nawe abe hejuru abe hejuru nk'Imana. Iyo idea yo kuba nk'Imana Adamu yagize n'umugore we, niyo yabajyanye mu icyo twita kugwa. Bashatse kuba nk'Imana, bashaka kuba nyiri ibintu byose. Nimurya kuri kiriya giti, Imana yarababeshye muzaba mumeze nkayo. So umuntu yimuka kuva ku kuba steward cyangwa se manager w'ibyo yari yarahawe, aba owner, atangira kurwana ibintu kubyitibye. Niwe havuye izi ntambara, ibi ni byanjye, abantu bagenda batangira uko civilization zagiye zikurikirana, hakabaho icyo bita gufata za territoire, umuntu akarwana kugira ngo icuriya ngo kibike. Byose byavuye ku kugwa k'umuntu, byavuye ku gukora icyaha k'umuntu. Ntago umuntu yari yarigeze aba design to own things. Ntago umuntu yigeze aremwa kugira ngo agire ibyo atunga ari ibye. Yari yararemwe kugira ngo abe manager y'iby'Imana yakoze. Ntago umuntu yari yararemwe kugira ngo aba adatekereza icyo akwiye gukora kugira ngo ibiti byere. Ibi byose mubona by'amafumbire y'imvaruganda, ibi byose ni idea y'umuntu yavuye mu kugwa. Kuko muri original plan of God, Imana yarashizeho uburyo izi mbuto zigomba kwera, kandi uburyo bwayo bwite. Umuntu agomba just kumaneginga, agahingira iki giti, hanyuma agasarura imbuto, hanyuma buri gihe kikajya cyera. Kuko muri Eden nta season yabagayo, nta season yabagayo ngo igiti cyeze ngo muri ntabwo cyeze. Turaza kubivugaho imbere gatoya. Now rero umuntu atangiye kwitekerereza, amaze kowninga ibintu byose, atangira kubyinjizamo corruption yiwe. Iki cyaha cyari cyaramaze kwinjira mu isi no mu muntu, gitangira kwa affectinga n'ibimera, cya affecting ibintu byose, ku buryo uyu munsi ushobora kugenda ukagura umwembe ukawurya, ukibaza niba ari umwembe uguze ukumirwa. Uyu ni umwembe ndiye cyangwa ni ikintu ntazi cyari cyo. Kubera iki? Umuntu yashyize mu ubwenge bwe, azana corruption yayishyira mu bimera byose. No kuvuga ngo ibyaremwe byose bitegezanyije amatsiko gwishurwa kw'abana b'Imana, ariko kandi biri mu bibazo kuko biri muri corruption iteye ubwoba yazanywe n'abantu. Imana ishimwe cyane. Now ndagira ngo munyumve neza iyi idea y'aya masengesho twakuriyemo. Yewe benshi tukinasenga, hari abantu bamwe batajya basenga ibyo, hari abantu batajya basenga aya masengesho yacu, hari abantu batajya basaba ibyo dusaba, kubera ko bo aho bavukiye ntabwo ubuzima bubemerera kubisaba. So ibi byose byatewe n'iki? Byatewe na inequality, kutanganya kwazanywe n'icyaha n'ububi bw'umuntu. Uko umuntu yakomeje avuga ngo urumva ngo ibi ni ibyanjye, ibi ni ibyanjye, bigatuma abantu bagenda birundanyizaho ibintu, hanyuma uko kwirundanyizaho ibintu bigatuma abandi batagira ibintu. Uyu munsi turavuga ngo Africa, ibihugu bya Africa ngo ni third world countries, ibyinshi ngo ni ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, biri inyuma, biri munsi y'umurongo w'ubukene. Ariko se mu by'ukuri are we poor? Turi abakene? We are not. Niki cyabaye? Habaye uyu mutima w'umuntu waguye, wirundanyaho ibintu bye, wirundanyaho ibintu by'abandi. Baraza basahura amazahabu, batwari amahembe y'inzovu, baragenda ibintu byose barabitwara, baragenda barabistoka. Uyu munsi nibo badukandamiza, nibo batuyoboye. Kubera iki? Kubera ubwo bubi bw'umuntu, ububi bwo kwirundanyizaho ibintu, hanyuma hakagira abicwa n'inzara, hakagira n'abandi bagira ibyo bamena. So ntabwo Imana iri responsible for classes in life.
in society ngo ibe ari responsible ngo yavukiye anga mu bakene, aho wavukiye naho abandi bavukira ntabyo Imana yari izi. We kuvuka kwawe wavutse nk'uko abandi bavuka, ngo uvuge ngo wavukiye kwa Trump ngo yagize Imana, ngo wavukiye mu cyaro cya Runa ngo yagize ngo ibibazo, ngo wabyawe n'umusazi ku muhanda, ngo wazaba hatenga Imana ntiyamutekerejeho. Imana irema systeme yo kubyara, ntabwo yari yaramaze gusetinga already, yari yaramaze gusetinga uko abantu bagomba kubaho mu mugambi wayo, kandi mu mugambi wayo harimo equality, harimo ubumana, ntago harimo kuryana, ntago harimo kugira. So ariko kubera iyo ububi bw'umuntu n'icyaha cyakomeje kugwira mu isi, abantu bigwizaho ibintu. Uyu munsi umuntu afite amafaranga menshi, adafite n'icyamaza, adafite nabo yishyurira, ugasanga hari abana bafite ubwenge badafite amafaranga y'ishuri, kandi hari uyafite ari muri konti. Izo ni ingaruka z'icyaha, mwuka wo kwigwizaho ibintu kugira ngo witwe umutunzi, witwe nyirabyo, witwe owner w'ibintu, kandi hari abandi babikeneye. Uyu munsi hari abantu baburara, hari abandi bamena ibiryo. Ibyo byose biva ku ngaruka z'icyaha. Umuntu yabaye mubi, hanyuma agirira undi muntu nabi. So ni umuntu ugirira nabi umuntu, ni umuntu wagiriye nabi undi muntu. Rero iyo turimo tuvuga aya magambo, tukwiye gutekereza tukanamenya ko muri ibyo bihugu bindi bigiye biteye imbere, hariyo za systeme ku buryo nibura buri muntu wese wo muri icyo gihugu atabura haba, atabura icyarya. So bivuga ngo ubumuntu, equality, iyo governance. Nanimo nshaka kugaragaza iri jambo twasonye muri Zaburi rivuga yuko Imana yahaye umuntu isi. The man is the manager of the world. Umuntu niwe manager w'iyi si. Iyo mugize manager mwiza, iyo mugize government nziza, governance nziza, hakaba hari resources, habaho equality, kugabanya abantu. Nibura ugasanga abantu babayeho mu buzima not kugira amafaranga angana, ariko nibura ugasanga hariho standard. Niyo mpamvu usanga abantu benshi basengera kujya muri ibyo bihugu, ntago ari uko ari heza kurusha iwacu, ahubwo nuko uko biriho imiyoborere yaho hari standard. Umuntu atagomba kuba munsi, ntago hari amasengesho atongera gusenga. Hari abantu bajya bambwira bari muri Amerika, bari mu bihugu by'i Burayi, bakavuga bati twebwe hanga hari amasengesho tutagisenga. Amasengesho yo kubwira Imana bw'ibyo kurya ntago agihari kabisa, ntabwo agihari. Niyo mpamvu usanga abenshi iyo banagezeyo baragwa, kuko nta bundi buryo bazi bwo gusenga. Nta yindi mibereho bigeze bamenye yo gusenga. Bamenyereye gusenga Imana ngo Mana ngaka wakabonye ugira icyo ukora, ngo nzi ko mu ijuru hatabayo kirize, ngo wampaye 5. Rero yageze ahantu atakibura 5, akagera ahantu atakibura umuceri, akagera ahantu inkoko ziba ziri muri frigo, haravuga ati sino ndongera gusengera iki. Kubera iki? Idea y'amasengesho yamujemo bitewe n'ubuzima yakuriyemo n'igihugu yavukiyemo. Now niba hari ibihugu bishobora gushyiraho standard y'ubuzima, bigatuma abantu babo bagira standard y'ubuzima runaka bahuriyeho, nibura bakavuga bati ubanzirizwaho wanyuma agomba kuba afite aharara, afite imodoka, afite akazi, yiga neza, afite ubuzima bayemo. Bivuga ngo birashoboka haramutse habaye ubwo buryo bw'imiyoborere, hatabayeho kwikubira no gukura umuntu yishira, no kumva ngo nibyanjye, igihugu cyanjye, agateritwari kanjye, akazu kanjye, udufaranga twanjye, kubera yuko iyi idea y'ibintu byanjye ntago ari idea y'ubwami bw'Imana. Igihe cyose uvuga ngo ikintu cyawe ntabwo ari idea y'ubwami bw'Imana. Abantu babayeho mu gihe cy'ubwami, igihe cy'ubwami nicyo gihe Imana yakoresheje yerekana intention cyangwa se umugambi wayo original
mu itangiriro yuko umuntu atagombaga kugira icyo yowninga, yagombaga kuba manager w'ibintu byose. Ngo umwami, igihe cy'abami, umwami niwe wabaga ari nyiri igihugu, umwami niwe wabaga afite nyiri itaka ryose. Nta muntu waguraga itaka cyangwa se land ngo bamuhe title deed ngo iri ni iryawe ngo iteka ryose. Igihe cyose itaka ryabaga ari iry'umwami, abantu babaga ari ab'umwami. So ibi bigatuma hatabaho ikintu cyo kumva ngo uyaruta uyu nguyu, uyaruta uyu nguyu. So now icyaha rero cyaradukuruye kitugeza muri aka kaga uyu munsi duhagazemo. Karemye intekerezo z'amasengesho, kare mu buryo bwo gusenga, aka kaga kare mu buryo turiretinga n'Imana. Imana nayo iba nkaho ahari bimenyereye, kuko yamenye uko tuza buri gihe cyose tuza dushima, ariko uko gushima ikavuga ati shima vuba ndabizara ikikuzanye. Yumva Imana yabimenyera ati iyo aje ashima aba hari ikindi kintu kimuzanye. Niko bamwigishije mu idini, kagomba kubanza gushima. Niyo haba ari mu bibazo agomba gushima, akajya abwira Imana hose ko watubwiye ngo dushime mu bibi no mu byiza, nyine ndagushimye ariko icyari kinzanye cy'ukuri. Niyo mpamvu Yesu aza mu isi yarabimenye, ngo akajya bareba, akareba uburyarya bwabo, kareba Nikodemo araje, Nikodemo agatangira kumwibwirisha ngo ndabizi, ngo urumva kubera ko babigisha ko banza gushima, ngo ndabizi, ngo turabizi yuko ngo wavuye mu ijuru, ngo umwigisha wavuye ku Mana, ngo nta muntu wakora ibimenyetso nk'ibyo ukora, ngo atavuye ku Mana. Yesu ati Nikodemo, Niko Mr. Nick, ndabizi ntago aricyo kikuzanye. Nick ikikuzanye ni ibijyanye no kubyarwa bwa kabiri. Shikira ku rasa ku ntego byo gutangira kumbwira ngo uziko ngo navuye mu ijuru, ngo uziko nta wakora ibyo. Nibyo ngibyo abakristo batangira ngo Mana ngo ndabizi ko ushoboye byose, ngo haleluya, ngo nta kibasha kurogoya imigambi yawe, uri Imana nziza, uri Imana itigira vuvuga ibikuzanye, ndabizi ntago ari icyo ngicyo si cyo kikuzanye. So ni Imana yarimenyereye kariyo idea amasengesho tubanza dushima, ariko hakaba hari ikindi kiri inyuma kituzanye. Ubuzima bwa hypocrisy, bw'uburyarya, kugenda ubanza ngo ushima ngo Imana ubanza yinezeze, rimwe rimwe ukabanza ngo no kwihana ngo kugira ngo haveho ibyaha byose byakubuza kugira ngo ikumve. Ariko ibyo byose urimo urabikora kugira ngo ugere ku ntego yo kuyibwira ngo Mana ngo dore ngo umugabo wanyemereye, ngo Mana ngo dore ngo umugore wambwiye ngo inzu wambwiye ko ngo uzanyubakira inzu ngo y'amabati 10 ngo none dore ndaje. So urumva ugasanga idea z'amasengesho yacu zirapfuye uhereye dutangira ukaziza dusoza. Ngo kandi ngo maze gusaba ngo none ngurongera ugashima ngo kugira ngo nyine umeze nk'uri gutanga ruswa. Mbega uri gutanga ruswa ngo ndagushimiye ko ibyo nkubwiye byose byumvise kandi ngo bikoze. So ugasanga ni amaformire ariko yaguye ashingiye muri corruption yazanywe n'icyaha. Hallelujah, glory to God. Now reka turebe principle yatangiye kugavaninga abantu Imana yashyizeho no mu itangiriro, ngo yaremye imbuto, yaremye ibiti byose ibiremana imbuto zabyo, hanyuma ngo muri izo mbuto harimwo ibindi biti n'ubundi, ngo buri giti cyose gifite icyo twita urubuto cyangwa se fruits, kandi iyo fruits muri yo ifitemo seed. So ni systeme Imana yaremye, haba mu biremwa byose, ibimera ndetse n'inyamaswa ndetse n'abantu. So iyo ni systeme ikora with or without the knowledge of men or the knowledge of anything. Ngo ni systeme ikora ikomeza iraninga, ikomeza buri gihe. Ngo biragoye kubona inkoko zirangira, kuko mu nkoko ariko abantu bazazirangiza ndakurahiye. Amagi none zisigaye inkoko amagi zisigaye zitera atavamo abana bazazirangiza ndakurahiye. Ariko ngo igihe cyose inkoko igitera amagi
haba harimo izindi nkoko, kandi igihe cyose voka irimo ikibuto imbere haba harimo izindi voka. Igihe cyose buri rubuto rwose muzarebe ruba rufitemo fruits, ruba rufitemo seed inside. So iyo seed rero niyo principe cyangwa se principle ituma iyo lineage y'ibyo biti ikomeza kubaho ku isi. So n'abantu Imana yaremye systeme y'uburyo tugomba kubaho. Iyo systeme ni nzima, ngo yatangiye kuraninga kuva icyo gihe. Ntabwo ari Imana yiraninga. God does not run our productive system. Come on. Iyo ngo rwose ngo yari ibizi ko nzavuka, ngo yari ugendeye kuri Yeremiya. Ntabwo Yeremiya ahubwo we avuga ejo bundi. Twebwe twaremewe muri Kristo Yesu. Twaremewe muri Kristo Yesu. So ariko iyi systeme y'umuntu iyo iraraninga buri munsi. Iyo idakoze rero iba yarabaye affected n'icyaha. Kuko uko umuntu yatangiye aramba, abasomyi ba Bibiliya mu itangiriro muzi ko abantu barambaga actually imyaka n'imyaka 900 700. Uko icyaha cyakomeje kwiyongera ku mungu umuntu, system igenda igabanuka. Uyu munsi murabona ko abantu bageze ku myaka 40 50 60 70 ngo aba yarambye cyane, ngo aba ari shosho, ngo aba ari umukecuru. So ni corruption uko igenda yiyongera mu mitima y'abantu. Najya ngo munyumve neza, ndashaka ko ari statement. Iyi systeme y'abantu kimwe n'inyamaswa kimwe n'ibimera ikomeza ikora. Hanyuma kandi Bibiliya ikavuga mu itangira 8:22 ngo isi kiriho ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe n'imeshi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Isi kiriho izi systeme zizakomeza zikore. Ubiba azasarura. Ubiba azasarura. No matter who is sowing, bidashingiye kuri nde uri kubiba, apfa kuba yabibye arasarura. Niyo mpamvu usanga umuntu umusinzi asinda agasanga umusazi ku muhanda aryamye munsi y'igiti yamusambanye cyangwa se baryamana, umwe ari umusinzi undi ari umusazi. Imbuto yo iragenda ugasanga ejo bundi umusazi arabyaye. Shaka kwibaza ngo yiwe ngo kuki se koko ngo Imana yemeye ngo kuriya musazi abyara ngo kandi ari ku muhanda. Ibiba n'isarura ni systeme iri kuraninga ikora. Ntabwo ireba yuko niba uri umukristo cyangwa utari umukristo. Ntabwo ireba niba wizera Imana cyangwa utizera Imana. Ni systeme ikora iriho kubiba no gusarura. So iyi principe ikorera abantu bose. It is established and it works since Genesis. Kuva mwitangiro ko tubona amateka tugenda tubona ko iyi systeme yakoze. Uhereye kuri Aburahamu, Bibiliya igaragaza ko Aburahamu mbere yuko ahamagarwa Aburahamu ubwe, mbere yuko ahamagarwa already yari umukire. Yakijijwe n'iki? Batwereka yuko iwabo hari amateka yo kubaza ibigirwamana, yo kubaza Imana ibigirwamana. Niyo business setera yakoraga. Ariko uko yariyo business kandi kwari ukubiba kwabo, yabiboneyemo ubukire, yabikiriyemo. Aburahamu yarakize. Tubona ko yahamagawe mu gice cya 12 ahamagarwa Imana imubwira ngo nave mu gihugu cy'iwabo. Hanyuma 13 tukabona ahaguruka. 13 umurongo wawo wa mbere aravuga ngo Aburahamu avana muri Egiputa n'umugore we n'ibye byose na Loti ajyana nawe bajya i Negevu. Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Aburahamu ntabwo yakize, ntabwo umugisha Imana yamusezeranije kwari kuzatunga, kuko ahagurukaho yari ari Imana yamuhagurukije imuhagurutsa. Yari afite ubutunzi bwinshi, yari afite amatungo, ifeza n'izahabu. Icyongereza iravuga ngo he was very rich, very rich. So yakijijwe n'iki? Yakijijwe n'iyi system ya seed and harvest. Seed and harvest. Glory to God.
hanyuma ukomeje ukabona abana be bakurikiye Isaka. Bibiliya igaragaza ko Tangiriro 26:12 kugeza kuri 14 aravuga ngo Isaka biba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza ibiruta incuro 100. Uwiteka amuha umugisha. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho, ageza aho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishyari. So ibi ngibi ndi kuvuga ahangaha ni ibyanditswe bitwereka uko abakera babayeho ku bwa principe yashyizweho n'Imana. Iyi Imana yaremye ibintu byose ikabihereza abantu bose itarobanuye. So kubiba kwabo ngo Isaka biba muri icyo gihugu, naho yaragiye bafite inzara, ariko ngo abiba muri icyo gihugu. Abibye muri icyo gihugu ngo asarura ibiruta incuro 100. Uwiteka amuha umugisha, ngo uwo mugabo aba umukire. Isaka yabaye umukire bivuye hehe? Bivuye mu kubiba no gusarura. Ntabwo byavuye mu gusenga, ntabwo byavuye mu gusaba Imana ngo Mana ndi hano gira icyo ukora, ngo ndi hano gira icyo ukora, ngo fungura imiryango. He engaged himself in seed and harvest. Ariko ugasanga ijambo ryakoreshejwe n'abantu mu buryo bwo kwiba abantu, ngo Isaka yarabibye, ngo nawe biba nonaha. Ugasanga Isaka ibyo yabibye ni ibigori n'ibishyimbo, we barakubwira ngo bibe inoti ya 5 ngo amadolari 100. Bakakubwira ngo uzasarura incuro 100 nk'uko yasaruye. Ugategereza ukarushaho kuba umukene, kuko ntago uko kubiba ariko kubiba yavugaga ahangaha ni investment. So this sowing was an investment of Isaac. Isaac made an investment in agriculture. Arasarura aba umukire, agenda arushaho kuba umukire kugeza aho yabereye umukire cyane. Hanyuma mu bana ba Isaka harimo Esau na Yakobo. Aba bana harimo abana bari bafite attitude ebyiri. Uwa mbere yari umukozi cyane, ariwe Esau. Uwa kabiri Yakobo yari umuhungu w'umunebwe wabanaga na nyina. So impamvu mvuza aya magambo nuko hano mu Itangiriro 10:28 umurongo wa 20 kugeza kuri 21 tubona Isaka arimo asenga. Yari arimo guhunga, Yakobo yari arimo guhunga mwene nyina amaze kumwiba umugisha, whatever uko babivuga kose. Hanyuma ngo arahunga, ageze ahantu araharara. Muzi cyabaye ngo yabonye ijuru rikinguka n'ibindi byo bigiye bitandukanye, ngo yumva ngo arangije ashinga ibuye ahita Beteli. Hanyuma ngo abyutse aravuga ngo Yakobo ahiga umuhigo 20 ati Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajyima ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye. Urabona Yakobo idea yo gusenga gutya, abwira Imana yuko igomba ngo nibana nawe ikazamuha ibyo kurya n'ibyo kwambara, ni idea yavuye mu bunebwe yakuranye bwo kutamenya uko abona ibyo kurya. Iyo aba ari Esau ntabwo yari busenga iri sengesho, ariko Yakobo kubera gukurana na mama we, igihe cyose akeneye ibyo kurya mama we amuhereza, igihe cyose akeneye ibyo kwambara amuhereza, byadevelopinze isengesho hano byo kuvuga ngo ubwo ntandukanye na mama ndarya iki. Ntabwo ari uko isi yari itarimo ibyo kurya, ntabwo ari uko isi yari itarimo ibyo kwambara, ahubwo yadevelopinze intekerezo zivuye mu kuva kuri suruse aho yakuraga adakora. So rero iri sengesho Yakobo yasenze ntabwo rikwiye kuba intandaro yo kumva ko natwe tugomba gusengera ng'ibyo kurya ngo n'ibyo kwambara. Ngo ni idea yo kugwa. Yakobo ntabwo yari afite idea y'ibiri hanze, kuko Esau yarasohokaga akagenda agahiga akabibona. So ngira ngo mwumvise impamvu mvuzemo iri sengesho rya Yakobo,
kugira ngo hatazagira umuntu uvuga ati twararisimbutse, kandi ryagaragazaga ko Yakobo yasabye Imana ko izajya imuha ibyo kurya n'ibyo kwambara. Impamvu yabisabye byatewe na background ye yo kuba atarigeze aba exposed mu isi ngo amenye uko bashaka ibyo kurya, noneho atangira kuvuga ko ari Imana ibitanga. Ariko Yakobo nyuma yaho amaze kugera kwa Labani kwa anko we, yatangiye gukora, ubuzima bwe burahinduka. Actually atangira gukora kurusha n'undi muntu uwo ari we wese. Batwereka ko Yakobo yakoreye umudamu yashatse inshuro ebyiri, 14 years 7 years. Ibyo Yakobo yashakaga mu buzima bwe kugira ngo abigereho yarabikoreye. He worked hard for them. So bivuga ngo byamusabye kwiga principle ya seed and harvest. Yakoreye umugore w'inshuro ebyiri, aba n'umukire yewe. Nyuma yaho yabaye umukire cyane by hard working and divine intervention. Actually hano Yakobo kubera ko ari igishushanyo cya Kristo, yagiye akomeza gukurikirwa na divine intervention, aho yinkawutinze marayika bagacirana, kamuhindurira izina. Ibyo byose bifite icyo bivuze mu butumwa bwiza. Ariko turimo turareba uru ruhande rwa Yakobo wakize kubera ko yakoreye Labani. He involved himself in this principle of seed and harvest. So ubuzima bwa Yakobo tubonamo balance ya hard working and divine intervention. Hard working then n'umugisha, cyangwa se icyo twakita divine intervention mu mirimo yawe, mu kazi kawe, udafite interruption, ubumana muri byo. Yakobo atwereka balance yo gukora ni intervention iza iyo urimo gukora. Niba urimo kwiga intervention y'Imana mu masomo yawe, Yakobo agaragaza iyi balance neza. Uko Imana avuze ngo nzaha umugisha imirimo y'intoke zawe. So tuyibona kuri Yakobo, Imana ibikora, akora kandi abona n'uyu mugisha w'Imana, intervention y'Imana, cyangwa se kwigaragaza kw'Imana mu mirimo ye. So nyihere mu itangiriro gice cya 30 kuri 27 aravuga ngo Labani aramubwira ati icyama nkakugiriraho umugisha kuko nahanuye yuko ari ku bwawe Uwiteka yampereye umugisha. Aha nigihe Yakobo yaramubwiye ngo ndashaka kugenda. 28 ati nca ibihembo nzaguha nzajya mbitanga. Aramusubiza ati uzi ko nagutenzeho kandi uko amatungo yawe yabaye nyaragira. 30 kuko ayo wari ufite ntaraza yari make, none yarororotse aba menshi cyane. Uwiteka yaguhaye umugisha aho naganaga hose. None nzabona ryari ibitungisha urwanjye rugo. Yakobo arimo arashaka ibitunga urugo rwe. Ari ku bargaining for promotion. He is bargaining. Ntabwo ategereje ngo Labani abirote. He is bargaining for promotion. Aramubaza ati nzaguhemba iki? Yakobo aramusubiza ati ntacyo uzampemba, ahubwo nunkorera iki nzongera nkuragirire imikumbi nkurinde, nzaragira umukumbi nkurinde. Urabona Yakobo ibintu akora. Yakobo ntabwo akorera ibihembo. Aravuze ati nta bihembo nshaka, aricyo nshaka kugusaba, nugikora nzakorera umukumbi nkurinde. Ibintu Yakobo avuze bifite aho bihuriye n'iby'Imana yabwiye Adamu. Nzakuragirira umukumbi nkurinde, nzaba steward. Ntabwo ndi gukorera ibihembo. I am being a steward, a good steward. Now 32 uyu munsi ndaca ku mukumbi wawe nkuremo intama z'ubugondo zose n'iz'ibitobo zose n'intama z'ibikara zose n'ihene z'ibitobo n'iz'ubugondo zimeze zityo zizaba ibihembo byanjye. Bizaba ibihembo byanjye. 37 Yakobo yenda uduti, aho ndasimbutse aho ngaho, ndasimbutse imirongo nk'ingahe nshaka kugaragaza divine intervention y'Imana. Uburyo Yakobo yakoresheje uduti ngo tw'imirebeni tubisi ngo akajya dushishura
ngo hanyuma izarinze zose uwo munsi zajya kunywa amazi ngo zareba kuri twa duti dushishuye ngo zigahita ngo zasama, niba byita gusama zarinze, ngo zamara guhura n'imfizi ngo zajya kubyara zikabyara ibitobo. Ni ukuvuga ngo Yakobo yazishyiragamo vision, yazishyiragamo iyerekwa ngo zikarinda zireba utwo duti dusa n'ibitobo ngo zajya kubyara zikabyara ibitobo. That was divine intervention. Byatumye amatungo ya Yakobo yikuba kwima. Okay, thank you. Abyita kwima ngo zakima zikabyara ibitobo, bituma Yakobo aba umukire. That was God's intervention. Ariko imusanze mu kazi, imusanze muri principe ya seed and harvest. Aho ni hahandi umuntu atangira business hanyuma akajya arangura ibintu bishira uwo mwanya. Harimo intervention y'ubumana, ariko kandi imusanze kuri ground ya seed and harvest. Ntabwo imusanze ku musozi ngo yagiye gusaba amafaranga ngo kumbona ngamaza amezi 3 ku musozi mbwira Imana ngo ifungure konte zanjye. maze hano maze masengesho iminsi 7 mbwira Imana ngo ifungure konte zanjye. Ntago bikunda. Ugomba gusangwa kuri tere ya seed and harvest. So rero dukomeje kureba abantu bose bagiye baho mu isezerano rya kera, tubona ko ibintu Imana yatanze yabihaye abantu bose as long as you do what is necessary. Aya magambo ndi kubabwira ni foundation kugira ngo nibura n'abandi bazigisha nyuma tumenye how we pray and what to pray for, kuko amasengesho yacu yose azengurutse kuri kukugwa k'umuntu. Ukomeje abatubanjije bose ukajya kuri Rusi muzi ko bavuyimo wabo i Betelehemu ibyo kurya byarabonetse, baragaruka na nyirabukwe. Bageze i Betelehemu ngo nuko nta byo kurya bari bafite, ntibari barahinze, abandi barasaruraga. Bisaba ko Rusi ahaguruka ajya guhumba mu murima wa Bowazi, Nawomi aramubwira ati uwo Bowazi ubona ni umukire, ni mwene wacu. Ngo Nawomi amuha connection, ngo iyi si bimwe mu bintu bikora cyane connection zirakora, relationships. So mu bintu byinshi cyane Imana igomba bimwe mu bintu Imana igomba kuguhereza ni relationship, connection. Nyirabukwe ntago ari ugiyeyo ariko afite connection. Arambwira ati uriya Bowazi hari imirima ye uzagenda uhumbe iwe, uzamugiriraho umugisha. Rusi aragenda atangira guhumba. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu warumpamagariyemo guhumba mu murima wa Bowazi, agenda ahumba. Igihe kiragera, at the end of the day birangira abaye umudamu we atagijya guhumba, none hari we nyiri imirima. Ariko byatangiriye hehe? Byatangiriye mu guhumba, mu gukora, in the principle. Imana ishimwe cyane. Now ukomeje ukareba n'abandi bose nsoza uyu munsi nagira ngo ndenge foundation kuri icyo ngicyo, ukareba isezerano rya kera cyatumaga basenga. Ntabwo kwari ugusaba ibintu, nta muntu wigeze usaba ibintu mu isezerano rya kera, nta n'umwe. Na Yakobo wabisabye agasaba ibyo kurya n'ibyo kwambara, tubona impamvu yabisabye. Basengaga fast, icyambere cyatumaga basenga bashaka Imana, bakagana. Ibi tuzabirambura neza ejo. Icya kabiri basabaga imbabazi z'ibyaha byabo. Icya gatatu basabaga kurengerwa ku banzi babo. Kandi aya masengesho yose yabaga ari amasengesho ya rusange,
ngo yari amasengesho ya public interest, yabaga ari amasengesho ya public interest. Urebye Daniel asenga, yasenze kubera yuko ubwoko bw'iwabo bwari bwaragiye mu bunyage bumazeyo imyaka 70, asenga kugira ngo Imana yongere ibibuke basubire mu gihugu cy'iwabo. Nuko ngo Gabriel azana igisubizo, afatirwa mu nzira, Mikael ararwana, y'abantu bamwe bavuga ngo Daniel yarasenze, ngo nawe senga ngo ibyo bishobora kuba byafatiwe mu kirere. Ntago baba basonye ngo barebe Daniel yasengeraga iki. Ntago Daniel yasengeraga amafaranga yo kwishura inzu, ntago yasengaga kugira ngo abone visa, ngo visa yafatiwe mu kirere. Yasengaga about public interest, nayo byari ubuhanuzi ufite icyo busobanura. Iyo turebye Esteri, ngo Esteri yasenze iminsi 3 ngo bariyiriza, it was a public interest prayer. Ntabwo kugira ngo Morodekayi ngo azamurwe, ngava ku ngo kadusenge Morodekayi ngo nagasuzuguro, ngo nta kuntu Esteri yaba ari umwamikazi, ngo nuko ngo se wabo ngaba ari kuri gate, ngo dusenge Imana imuzamure imuhe promotion. Basenga kugira ngo batabarwe ubwoko bw'abayuda bureke gupfa. It was public interest. David yavugiye imbere ya Goliath, it was public interest. Uyu munsi bimenyekane yuko muri Israel hari Imana, ariko igihe cyose y'abantu bari gukotinga ayo magambo navuga ngo bimenyekane ko nagukoreye, ntago icyo sicyo, ngo bimenyekane ko ndi umwana wawe, ntago ari. It was a public interest, it was not a personal prayer. Glory to God. Ndabona ya masaha yacu noneho yirukanse cyane uyu munsi, ariko ngo ntabwo ikibazo cy'umuntu kigeze kiba cyo kurya n'ibyo kwambara. Imana yashizeho, yahaye isi umuntu kuba manager wayo, ishyiraho uburyo bwo kugira ngo iraninge. Niyo mpamvu uyu munsi amafaranga adatunzwe n'abizera gusa, n'abatizera barayatunze, bakayatunga bikubabaza, ariko bakayatunga, bakanyura mu modoka batwaye imodoka nziza, abavuga ubutumwa bakarakara ariko ntacyo kubikorera bafite, bakajya bahindura ubutumwa ngo muzashya n'izo modoka, ariko ntacyo bahindura. Nuvuga ngo systeme y'isi, Imana yayihaye abantu, ntabwo yayihaye abarokore. Niyo mpamvu amasengesho yacu yose ashingiye mu gusaba iby'isi no gusaba amapromotion no gusaba ibiryo n'imyambaro n'ubukwe, byose ni amasengesho ashingiye ku kugwa k'umuntu. Ntabwo icyaremwe gikuye kuri iyo yasenga ayo masengesho yo kuba muri ubwo buzima. Akwiye guhindura intekerezo, akamenya icyo Imana yakoze, tukamenya icyo dusengera, tukamenya mandate yacu kuri isi, tukamenya ubuzima tukwiye kubamo. Hanyuma munyemerere tuzakomeze ejo n'ubundi, dukomeza aho ngaho, dukomeze turebe amasengesho y'icyaremwe gishya, turebe ikibazo umuntu yari afite, uko umuntu wamaze kwizera, ese ibyifuzo bye n'ibihe, yasengera iki, uko Imana izagenda dushoboza rekare kugira ngo tubone umwanya uhagije. Muri umugisha Data mu izina rya Yesu, tugushimiye yuko uri Imana nziza, kandi uri Imana nziza ku bantu bose. Tugushimiye ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe ku buzima bwacu, tugushimiye ko waduhaye Kristo, tugushimiye yuko ari wowe waduhereye ishayo mu bumana. Oh, hallelujah, glory to God. In him we move, in him we live, and in him we have our own being. We are satisfied in Christ, we are complete in him, we lack nothing. Because the Lord is our shepherd. We give you praise, oh God. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We celebrate, man of God. You are a blessing, Apostle blessing to us. Mushyire mikrofone, twese dushimira Imana kubw'ubuzima bwa Apostle, kandi dushimira Imana yaduhaye byose. You are blessed, Apostle Naman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
mureke dushimire Imana kuko nta kintu na kimwe yasize itaduhaye. Imana ishimwe cyane. Lekusha karadaba evereba kushe karadaba. Amaso yacu agenda arushaho guhumuka, agenda arushaho gukurwaho igitwikirizo cyahose turi kugenda twisobanukirirwa mu ijambo, twimenyera muri Kristo, twimenyera mu Muremyi, kuko ntabyo tutahawe. Byose ni ibyacu, byose ni ibyacu. Byiza ntabwo ari ngombwa ko dusabira, ahubwo turapatekwa. We are children of God. We are children of God. Rakushikarada. Ibyaremwe bishya ntabwo ibyaremwe bishya bisenga nabi, bisanga cyangwa se na sound doctrine itarizo. In the name of Jesus, twebwe turi ibyaremwe bishya, dufite mindset nshya, twuzuye ubuntu bw'Imana. Ibyacu bya data byose ni ibyacu kuko twabiherewe mu mukunzi we Yesu Kristo. Turagushimiye kubw'uyu mugoroba mwiza duhaye, kandi tugushimiye Mwami ubuzima bw'umwana wawe watoranije uyu munsi ndetse n'indi minsi dufite kubana nawe. Mwami ukomeze kumwagura, more revelation, more blessing upon him in the name of Jesus, more grace, more favor in the name of Jesus to deliver message of Christ. Gushimiye Mwami kubw'uyu mugoroba w'umugisha mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Nishimwe cyane. Ntabwo mbizi ko munezerewe nk'uko nanjye nezerewe. Nanjye ndize kabisa, niko nta bintu byo kuza ngo tubanze duhereze Imana ka ruswa. ngo urumva hari ukuntu ngo tugomba ngo kubanza gutereta Imana, urabanza ngo ubundi ngo ugatangira ukayinginga, ngo ukayibwira, ngo ukayitereta, ngo ukayimanura, ukayizamura, ubundi ugahita uyibwira ati Mana rero nciye bugufi. Oya, ntabwo ari uko nguko tugomba gusenga. Data Apostle urakoze cyane, uri umugisha cyane cyane. My God, nizere ko amaso y'imitima yanyu ari kugenda avaho igitwikirizo. Muve mu bunebwe. N'ejo narabibabwiye, by the way, ndababwira ni tudahaguruka. Abakristo benshi usanga akenshi iyo turi gusobanukirwa ijambo ry'Imana wisanga twarabanebwe nyine kubera kutamenya. Ukumva nyine Imana izazana ibintu bikure mu ijuru hejuru, ibizane ngo bum bikugweho, ariko that's not the principle na ntabwo ariyo principle. Apostle umugisha cyane. My goodness, ejo tuzakomeza twumve Apostle. Ejo muzinduke murarike bene data bazi twumva ijambo ry'Imana. Ndabizi ko muzakomeza kugenda musobanukirwa, tuva mu bwiza tujya mu bundi, kandi ni mu bwiza nyine tugenda dukurira. Kandi ndizera yuko ntabwo tugomba kuguma uko twari turi. In the name of Jesus, muri umugisha, mwahawe umugisha kandi mwahindutse umugisha. Apostle wahindutse umugisha, kandi wewe na mama Apostle rwose twishimiye kubana namwe no kuba tubafite n'umugisha. Imana ikomeze kubagirira neza cyane mu izina rya Yesu. Turishimye rero. Sinzi na hari umuntu ufite ishimwe kubw'amagambo y'Imana twumvise uyu mugoroba, cyangwa se testimony ntoya itarengeje amasegonda makeya. Mwakire noneho tuze gusubika, ejo tuzagaruke. Hari umuntu uhari? Niba ntawe uhari, turashima Imana, dusubike dutahe. Hari abantu bari kwinjira twasoje, bari gukomanga tugeze ku musozo. Ndashaka kongera kubabwira ngo dufite page ya Instagram, abayikoresha mwajyaho mugaflowinga, mukanasharinga ijambo ry'Imana. Dukomeza gusharinga iryo twigira hano, tunayisharinga kuri
page ya Instagram. Abantu bamwe na bamwe benshi cyane cyane young generation bari gukoresha ama page ya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. So izo social media zose twamenye yuko twe twanze gushyigikira ubunebwe Apostle. Twamenye yuko niba abandi bakoresha iziriya mbuga nkoranyambaga bamamazaho ibintu bitavuga Jesus, twebwe twafashe icyemezo yuko tuzajya tuzikoresha noneho du preachinga gospel. Abantu ndabizi neza yuko uyu munsi cyangwa ejo umuntu ashobora kubyumva rimwe kabiri gatatu asa nk'utambuka yitambukira, ariko one day Spirit of God will talk to him or her. Umwuka w'Imana uzavugana nawe mu buryo twebwe tutakimagina. So rero twe kuba abanebwe, twe kwirara, natwe dukoresha ziriya mbuga dusharinga ubuntu bw'Imana, kuko muri iki gihe abenshi ntabwo insengero zihari kandi wenda uri kumenya ubutumwa bwiza, ariko ugasanga ntabwo nyine wabona agatuti mu rusengero rw'iwanyu cyangwa ahandi. Ariko social media zikoresha ufiteho ngo nk'aba follower 10,000, 1000, abandi igihumbi, abantu 100 muri bo bakumva ubutumwa bwiza wabasangije. Ndatekereza yuko izina ry'Imana ryahabwa icyubahiro. Amen. Hari n'abandi bakoresha social media zibasikama, ariko twemureke tuyoboke uyu murongo Imana yaduhaye muri iki gihe turimo, tuyikoreshe twamamaza ubuntu bwa Kristo, kandi bizatubera umugisha. So dutangire uyu munsi dusharinge na link. Hari n'igihe Apostle dusharinga link muri groupe iriya main group tubamo twese, ugasanga dusharinze link y'ijambo ry'Imana y'ubutumwa bwiza, mujye muyisangiza inshuti zanyu, mushyire no kuri status. Ushobora no gukata agace gatoya kagashyira kuri status, umuntu utarebye wenda utakanze ngo ayifungure agasanga ako kantu akagira amatsiko akajya kureba video yose, tukinjoyinga ubuntu bw'Imana. Come on, let us rest in Christ. Ariko nyine twinjoyinga ibintu Imana iri kuduhera mu bana b'Imana, sibyo? Simbibabwiye hakiri kare, aho kugira ngo ukoreshe mega zawe wirirwa ureba abanzovu, wirirwa ureba bandi bose njya mbona batrendinga. Tubikoreshe twirebera, twiyumvira n'ubuntu bw'Imana. Muri umugisha, mwahindutse umugisha, ndabishimiye cyane. Imana ishimwe cyane. Reka rero nakire dushime Imana. Clarisse yongere ashyireho microphone aduheshe umugisha twese. Uyu munsi namukunze cyane ngo niko yambwiye ni box. Hanyuma tuzagaruka ejo muri umugisha cyane. Amen, amen. Data turagushimiye ko utubereye mwiza, izina ryawe nirihimbazwe Mwami. Turagushimira kudutekerezaho, turagushimira kudutekerereza iby'umumaro, kandi ukaba warashyishije ijambo ryawe kugira ngo turusheho gusobanukirwa no kumenya ibidukwiriye muri Kristo. Haleluya. Twebwe Kristo mu rupfu rwe twakuyemo ubugingo, iyindi migisha yose tuyihererwa muri we. Icyo dusabwa ni ugukora kugira ngo Imana ihire imirimo y'amaboko yacu. Ibyo turabyungutse muri uyu mugoroba. Izina ryawe nirihimbazwe. Ni iminsi myinshi turi mu bujiji, ni igihe kirekire dusenga amasengesho adakwiriye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo turasaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi. Nta kundi gusaba nabi nuko dusaba ibyo watanze, ahubwo twe tutari kujya kuri tere ngo tubyakire. Oh Lord, turagushimiye ko wandikishije ijambo ryawe kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugira umurongo mwiza nk'abantu b'ukuri, nk'abana b'umucyo. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimira imigisha yose waduhereye muri Kristo, kandi turagushimira no ko muri iyo migisha waduhaye Apostle n'abandi bafatanya nawe kugira ngo turusheho kunguka no gusobanukirwa iby'urugendo rugani wawe. Komeza kubana natwe no kutugirira neza. Reka dukomeze kumva no kuryoherwa n'ubuntu bwawe twaherewe muri Kristo. Umuntu wese uba kuri uru rubuga, umuntu wese ugira umugisha wo guterana aha hantu, arushaho kuba umuyoboro mwiza uvamo isoko nziza, unyuramo isoko nziza yahembura na bene data bakiri mu mwijima twahozemo, isoko nziza yahembura na bene data bakiri banavuga ngo mu buyobe, bagipfukiriranwe hirya aho twari twibwira ko turi mu nzira ikwiriye nyamara tutayirimo. Ubanza ari twebwe Bibiliya yavugaga ngo tukugureho umuti, ariko turagushimira ko twabonye umuti wahumura amaso yacu. Turagushimira ko twabonye umuti watuma twambara ibikwiriye, imyenda iboneye.
izina ryawe nirihimbazwe mwami tubashishe ukomeze kuduha imbaraga zituma dufasha n'abandi kugira ngo nabo basogongere muririmbyi yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo wamukoreye usabe n'Imana ibahishurire Kristo duha imbaraga zo kugira ngo tubashishwe gusobanurira abandi basobanukirwe kandi bahishurirwe Kristo bahabwa ubwo buntu tubasobanukirwe ubwo buntu twahawe natwe urakoze mwami turagusaba kugira ngo umuntu wese uri hano uturinde kwandura isi twirirwamo irimo ibyatwanduza by'amatwi yacu yumva ariko tubashishe kuzibukira uduye kugundira iby'umumaro izina ryawe risho guhabwa icyubahiro ejo nitwongera guhurira hano turizera tudashidikanya ko tuzarushaho kunguka no kungukirwa urakoze kuri kumwe natwe urakoze ko uteguye kudusindagiza kugera ku mwuzuro urakoze kumvishe gusenga mu izina rya Yesu amen 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 murumva ukuntu mama Clarisse asenze neza akanabwiririzamo muri umugisha cyane ubona ubwo umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese na bene data bose n'ibihe bidashira amen mwarahezawe cyane glory to God amen shalom shalom Shalom, shalom.